ndabasuje abakurikiranye Fofo TV show, nizere ko mumeze neza, nizere ko mwaramutse amahoro, abari mu gihugu bwakeye mwaramutse amahoro, ari mu bwije muramuke neza. noneho cyangwa se muraho neza, mumeze muti. Uyu munsi rero nje kukwereka ukuntu watega aka gatambaro, ukagatega mu buryo bwiza. Nigeze kubupostinga ubwo buryo nabuteze, postinga ifoto yayo, ndavuga ntababishaka mwandike nzabereka iyi modeli. Hariho abantu banditse bashaka ko mbereka modeli wakora muri kano gatambaro kandi ikaba imeze neza. Rero niyo mpamvu nje hano, abantu mwabisabye nje kubibereka uburyo wategamo kandi ukaba ukeye, ukaba usirimutse, ukagenda mu nzira runaka. Tugiye kwifashisha ukaba ukeye kandi usirimutse, ukagenda mu nzira abantu bavuga ati wawu, uyu mubyeyi ateze neza, cyangwa se uyu mukobwa ateze neza. Niba uri umubyeyi ukaba uri umukobwa, reka gucikwa n'iyi modeli. Tugiye kwifashisha aka gatambaro n'aka gafimbo, nibwo buryo tugiye kubikoramo. Urareba, urafata aka gatambaro, noneho ugende wegeranya gutya, usa nk'ugenda ukurura amarinda, sibyo? Modeli yoroshye cyane. Urayakurura ariko ukagenda uyazamura ku buryo ari bugende areshya, ugakora ibintu byawe witonze, sibyo? Kiba kiri kukwirukankana. Ntuzajya ujya gutega igitambaro ufite umwanya, kuko iyo ugiteze uri kwirukanka hari igihe bitamera neza, sibyo? Ya rero ubikora ufite umwanya. Ndafata fimbo yacu ushyiremo, ariko ntabwo uri bugeze kure. Please ndagusabye ntugeze kure, kugira ngo ibyo dushaka bidapfa. Nk'aha harahagije. Ugiye kwihanda uciwe n'iki? Uri kumva? Warangiza ukagira gutya, ukagahambira neza ku buryo karaba gakomeye. Turabitunganya. Ibindi nyuma nyine ugomba kureba ko utahindurije agatambaro kawe. Utu dutambaro nshuti zanjye turimo modeli. Hariho abantu banga kutugura ngo ntibashobora kudutega. Nzagenda nkwereka modeli wagategamo. Uri kubibona? Noneho aho inyuma gasa nk'ukarage kugira ngo kaze kuba gafashe. Na hano urakomeza ugakarage, ugacisheho hano. Nurangiza urahita ugatebeza. Noneho urahita uza ahangaha, ugende ugatandukanya, ariko utaza kugira gute, utaza kwangiza aya marinda cyane ngo utandukanye, ngo ubone aya marinda yashizemo. Wibuke ko harimo ifimbo, niyo mpamvu umuntu agenda asa nkaho akurura bigakunda.
ukakagira nk'iki nk'ururabo. Ndi kwikorera agafire kandi nashaka kwikorera agatambaro kugira agafire katagaragara. Uri kumva, ukagenda ugatunganya kakamera nk'ururabo. Wow. Making sure ko ubonye ko bimeze neza. Kubitunganya ni cyo kintu kibiryoshye, nta kindi. Abantu bikabacanga bakibaza ati se uyu muntu yabigenje ate, yabiteze gute? Warangiza ugahita ushyiramo ka kantu kawe. Ndumva uramutse usuye ifoto nari napositinze ni gutya kameze. Urabona ko n'aka gatambaro kajya kavamo modeli nziza. Reba n'inyuma urabona ko ari byiza. Sibyo nshuti zanjye, ushobora kugatega gutya ukaba wagenda ahantu ushaka hose kandi ukeye. Rero ndabashimiye abantu mwankurikiranye kuri ino video, tukaba tuyisojeje. Sinshaka ko iba ndende, tukaba tuyisojeje. Imana ibaha umugisha. Reka tuzagende tureba modeli zitandukanye zo muri bene tuno dutambaro kugira ngo nawe uberwe. Ndabashimiye rero, nsaba utarakora subscribe nakore subscribe, mukore share, like na comment kugira tuzage tukomeza tujye tubana muri video nk'izi ngizi, cyangwa se video z'ubwiza, zo gusirimuka, zo kumenya gusokoza imisatsi. Ese mwari muzi ko hano kuri Fofo TV Show kwiga gusokoza imisatsi, amavuta ajyanye n'umusatsi. Ubundi kubategurira video muri iyi minsi nzayibaha nziza y'abantu bafite naturere, amavuta bakoreshamo kugira ngo bagire naturere yoroshye iboroheye. Hari igihe umuntu aba afite umusatsi ariko umusatsi udasokoreka pe, waranze. Fofo rero mpari ku bwanyu, ndi kuyibategurira iyo video nshakisha n'ibikoresho kugira ngo nzayibahereze imeze neza. Rero nsaba rero kugira ngo mujye mushyigikira kuri buri video nzajya nshyiraho hano. Ndabashimiye rero, mugire ibihe byiza, ndabakunda, Imana ikandusha. Bye.